Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Muri iki gitondo rero ndagira ngo nkubwire muvandimwe ko Yezu yatsinze icyago agatsinda urupfu, yatangaje izuka. Rero Yezu ni muzima. Haleluya, amina. Haleluya, amina. Haleluya, amina. Yezu ni muzima rero, humura. Yatsinze urupfu, atsinda ibyago. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibyo byago biradushyikira bikatugeraho, ariko ntabwo bishobora kutunesha. Ni ukuvuga ngo urupfu ruraza tukarubona, ariko ntirutugeraho. Nabo rwibwira ko rutwaye, ntabwo ruba rugiye kubabika, ahubwo ruba rugiye kubaha kuruhuka imiruho n'imihate yo mu isi, ariko bategereje kuzabana n'Imana by'ubuziraherezo, bakaba rero baruhukiye mu mahoro. Ni ukuvuga ngo rutwara abantu rwibwira ngo rugiye kubisasira, ariko rugahita rubashyikiriza Kristo, noneho rero agahita abaha iruhuko ridashira. Haleluya. Ubwo rero twebwe abamenye Kristo tugomba kumenya ko ibyiringiro byacu bihagaze aho hantu. Haleluya. Ntiduhungabanishwe n'ibyo tubona, imiyaga nihuha ngo tugire ubwoba. Oya, ibyiringiro byacu nibihagarare muri Kristo, ukwizera kwacu niguhagarare muri Kristo, kandi tuhagume. Muvandimwe rero, impamvu itumye nkubwira gutyo irahari. Yezu aranzinduye muri iki gitondo, arambwira ati nkomereza abana ubabwire buri wese ahagarare neza kandi yizere, amenye ko nta kibazo ashobora kugira igihe ari kumwe nanjye. Haleluya. Nta wo mu banyiringira uzakorwa n'isoni. Sekibara arwana ariko ntazanesha. Haleluya. Kurwana ko muzajya mubona intambara ze, muzajya muzibona rwose ko nta n'umwe azanesha. Haleluya. Ejo rero Yezu yarankoresheje ubutumwa buntunguye, ariko kandi ndamushima, kandi arangije arambwira ngo nawe nzabikubwire. Ngiye muri Anteroma aha i Kabuga, ariko mpageze numva ijwi rirambwira ngo aho kujya mu misa ya Anteroma ngewe ningiye muri shapeli. Ndagenda njya muri shapeli, ariko numvaga ngiye gusenga bisanzwe. Noneho ndagenda, hari shapeli nyine irimo mu mva ya Yezu, mbese ubwo irimo umurambo wa Yezu. Ariko muri iyi minsi ntabwo arimo umurambo wa Yezu, kubera ko turi mu gihe cya Pasika kizuka. Ni ukuvuga ngo harimo Yezu wazutse, afite n'ibendera ry'umutsindo. Haleluya, amina. Noneho ndagenda ngezeyo, mpasanga harimo abandi bantu nabo baje gusenga, nanjye ndasenga, ariko ijwi riraza rirambwira ngo bwira aba bantu bose baraha bagire kwizera. Haleluya. Ngo basengere mu kwizera kugira ngo babone imbaraga za Roho Mutagatifu. Ndavuga nese Nyagasani, aba bantu ko ndeba harimo n'ababikira, abakaba harimo n'abaki, aba bantu ko ntazi ikibagenza, ubu se nababwira gute? Niko aba ari ukubaderanja. Ndicara akanya gatoya, irindi jwi rirakomeza rirambwira ngo babwire Abakristo Gatolika. Haleluya. Abakristo Gatolika nibo bajya hariya hantu koko, ngo bambwirire ngo basengane kwizera, bamenye ko ibyo bambwira mbyumva nk'uko n'abandi basenga nkumva. Noneho rero yambwiraga Abagatolika cyane cyane, kubera ko aribo bakunda kuba bafite ibyiringiro bikeya. Ndabibabwira, nageze aho ryajwi ryambujije amahoro, rindusha imbaraga. Noneho ni nko gusandara, ndasandara, ndavuga ni Yezu Kristo akuzwe bavandimwe. Ndagira ngo mbabwire ubutumwa Yezu ampaye kubabwira. Ndabubabwira ikintu cyantangaje. Haleluya. Bose uko natangiye kuvuga, bose bahise bikiriza yego, ariko nagezemo hagati mbona abagore batangiye kurira kurusha uko njyewe nari mfite za emosiyo zitewe n'izo mbaraga mfite, ariko bo bandushaga imbaraga, barize bararira, mbona ko buri wese abababaye koko. Yezu arambwira ngo mbabwire ngo uko bireba birumbaraye ntabwo ariko bizahora. Hari igihe uzakanguka usange bya bindi byose byari bikurumbaraye imbere bitakiriho. Haleluya. Ngo nimbabwire gutyo, ndababwira. Muvandimwe rero, impamvu ubwo butumwa mbukubwiye nuko nawe bukureba, ngo ibyo biguhagaze imbere, ibyo bikuruhishe, byigutera ubwoba. Nukuri hari igihe buzacya mu gitondo usange bitakirumbaraye, byavuyeho, byagiye, bitagihagaze, bitagikomeye. Haleluya. Icyo gihe rero kizabaho. Ubwo rero nibwo butumwa
nzindukanye kukubwira ku bakiri nijoro cyangwa se bakiri mu masaha y'umugoroba, ubwo njye mba mvuga mpereye aho ndi, kuko nzi neza ko hari n'abo turi kumwe tugiye tugirana amasaha agiye anyuranye cyane, ariko njyewe iyo mvuga ngo nzindutse ni ukuvuga ngo mba mvuga mu gitondo cy'iwacu. Haleluya! ni ukuri nzindutse nzanye ubwo butumwa, kandi Yezu yambwiye ngo nkubwire ngo humura. Haleluya! senga no kwizera. Amina. ngo senga no kwizera, bya bindi usengera byose bizavaho. Icyo ni icya mbere, kandi umenye yuko uko bizagenda bivaho atari ngombwa ko uzabona uko byagiye bivaho, ahubwo hari igihe kizagera ukajya kubona ukabona ko bya bindi byose bitakiriho. Haleluya! ubwo rero muvandimwe, menya ko nawe muri Yezu biremera. Haleluya! kandi ijambo ry'Imana rero tubwira ngo dushime muri byose, kuko ari bibi ari n'ibyiza byose bifatanyiriza hamwe kutugira umumaro. Amena. bifatanyiriza hamwe kutugira umumaro. Hari igihe dutekereza ko ikibi kitubukuye muri mudu, ariko Yezu akaba kitugaruriyemo kugira ngo turusheho ahubwo kuba maso. Haleluya! umupadiri ejo yaratwigishije mu misa ya Nteroma, kuko ubwo navuye muri iyo shapeli njya mu misa ya Nteroma, aratubwira ati rero murarushaho kuba maso, kuko uko Nyagasani agenda akora kuri runaka no kuri runaka batwara, ni nako nawe abakwereka ko nawe igihe cyawe gishoboka. Amina. kandi igishoboka, ikibazo si ugupfa, ahubwo ikibazo aho uzajya ni hehe. aho rero muvandimwe niho ugomba nawe kureba, ese niruramuka ruje igihe icyo ari cyo cyose uzajya hehe. ubwo navuye mu misa ya Nteroma ndataha ngera mu rugo nta kibazo, ndaruka ntangiye gukora audio, numva abana baraje barampamagaye bati birakomeye. ntibaza se habaye iki. ubwo ko navuye muri Nteroma nca ku ishuri ry'abana, ndabataha n'abana bararya, bamaze kurya bahita bajya muri cours du soir. baraza rero mbona nta kibazo, uko mbese ubwo ko bagendaga nabonaga nta kibazo, ariko mukuru mu batoya nyine mfite abatoya babiri, umuhungu mukuru mu batoya akambwira ati ariko ndwaye umutwe. ngiye nkumva ko ari iby'abana byo kurwara umutwe, ndavuga ntigenda ujye kwiga nta kibazo, muha umugisha ku gahanga aragenda. bagarutse rero ubwo basanze ndi muri audio, noneho rero baraza barankomangira bati banguka. ndaza ndebye nsanga umwana arimo kuruka, umwana rwose afite umuriro mwinshi cyane. nguko uko twahise rero tugenda. nuko ubwo rero muri make nicyo cyatumye nkubwira nti audio nshobora kutazohereza uko bikwiye, ariko ziri buboneke. humura, isengesho twatangiye ntabwo riri buhagarare. ubwo twageze kwa muganga rero basanga afite infection mu maraso, no kuvuga ngo ni bya myanda abana bagenda bafata hirya no hino barya, noneho bikageraho bikajya mu maraso. ubwo batwaraye kwa muganga bamuteye za antibiotique na serumu, ariko nabonye yasinziriye neza, umuriro wagabanutse, yasinziriye neza, ku buryo rero ubwo ngubwo nanjye ngiye gutaha, abasimbura bagiye kuza, ntahenge mu rugo. nabwiye Yezu ko nzasarara muvuga, ntabwo ndi buryame nararangiza gukora audio hanyuma nkazikoherereza. ubwo icyakurikiraho cyaba ari uko ibyo ngibyo naba mbirangije. humura rero mu kanya uraza kuzibona. ariko nakubwiraga iki? nakubwiraga yuko Sekibara arwana ariko ntanesha, kubera yuko Yezu yamunesheje. Haleluya! turi mu ikipe yatsinze muvandimwe. humura ntacyo tuzaba, humura ntacyo tuzabura, turi kumwe na Yesu. Haleluya! mu kanya rero ndataha, kandi ndizera yuko n'umwana nkurikije uko ameze ubu ngubu, ndizera yuko bari buze kumusezerera uyu munsi agataha. ariko byari urugamba rukomeye, byo nabirebaga, ariko ntibyanunguye kuko nayo maze iminsi Yezu agenda binciramwo amarenga. ni ukuvuga ngo ibyo Yezu aduhishurira rero biba birimo urugamba rukomeye. byari bikomeye pe, byari bikomeye ko namuzanye atabasha no gukandagira, ngenda mpetse, kandi ni umwana mukuru agejeje imyaka 8, ariko nagendaga mpetse kuko atabashaga no guhagarara. Sekibera ararwana ariko ntanesha. numvaga umutima wanjye ukomeye cyane, nkavuga ni uko biri kose ntabwo Yezu yigeze aneguza urupfu. ikindi kandi avuze ati uyu mutwaye akiri mutoya, ubwo yaba yamwigombye. nukuri ntacyo narenzaho. hari ikintu rero tugomba kwakira, ni nacyo abantu ejo twari kumwe twaganiraga ko uwo muntu twagiye gushyingura yapfuye rwose mu buryo butunguranye. yari ari muri siporo yikubita hasi, biba birarangiye.
noneho rero abantu bakavuga bati kuki tutarumenyera kandi rukomeza kuducamo igikuba. Ntabwo rero urupfu rushobora kumenyerwa, burya ntushobora kumenyera ko umwanzi ari iruhande rwawe ngo umenyere ko azahora kujomba, ntabwo byoroha. Ahubwo icyo tugomba gukora ni ukutarurebamo urubori rwarwo, ni ukutarurebamo ubumara bwabwo, ahubwo tukareba Kristo wadutabaye akaturengera muri urwo rupfu rwari kuzadutwara rukadutwara iteka ryose. Muvandimwe rero, ibyo ngibyo bibaye ku muturanyi, bikaba ku muvandimwe, bikaba ku umenye, nawe n'amarenga yeza abaguciriye akubwira ati nawe urabe maso. Haleluya. Hari abavandimwe basengaga cyane nk'uko dusenga dufatanyije, noneho Imana irababwira ngo igihe cyo gupfa nzabateguza. Umuvandimwe umwe muri bo muri ya gurupe nyine ararwara, aba arapfuye. Apfuye rero abasigaye baravuga bati Yezu waratubeshye, Yezu waratubeshye, ubuse koko runaka apfuye kandi utaraduteguje. Ko wari watubwiye ngo uzaduteguza, kuki utatubwiye koko ngo basi ngo tumenye ko agiye gupfa tumutegure. Yezu aza kuza mu buryo bw'ubuhanuzi nk'uko yari yarababonekeye ababwira bya bindi, arababwira ati nyamara narabateguje bana banjye. Burya igihe natwaraga uriya muturanyi ni mwebwe nabwiraga, burya igihe natwaraga wa mwana wa hariya namwe narababwiraga, burya igihe natwaraga wa muntu wari ukiri mutoya nimwe nabwiraga, burya igihe wa musaza yagendaga nimwe nabwiraga. Mbese muri make arababwira ati narabateguje. Birashoboka muvandimwe wanjye nkunda ko waba utegereje ko hari izindi nteguza zizaza Yezu akaza kukubwira ko ibintu mbese bikomeye ukaba wakwihana. Oya, integuza ni iyi ngiyi, n'ubu ngubu mba nguteguje. Umwana yageze gutya ararwara mu buryo butunguranye, byashobokaga ko anapfa kuko yarageze igihe cyo gutangira kuvugishwa kandi kubera umuriro mwinshi kandi byari bimufasha ako kanya. Ubwo rero bivuga iki? Bivuga ngo tuzaterwa dutunguwe. Niyo mpamvu dusabwa guhora turi maso. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, isengesho twatangiye ry'iminsi 3 nturihagarike. Ni ukuvuga ngo wowe ukomeze rozari yawe, kuko muri ya rozari niho turi, hanyuma twongeraho na za intention ngenda ngufasha gutura, ariko mu by'ukuri duhagaze muri rozari. Nizere yuko nta muvandimwe turi kumwe muri uru rugendo udahagaze neza muri rozari. Ndavuga ya shapure yawe ya buri munsi ihura n'izindi zikaba rozari, nizeye yuko uyihagazemo muvandimwe, kuko iriya niyo turi gusengeramo. Hari umuvandimwe wambaje atase ati ko nakubwiye ngo usengere, ati isengesho uri gukora nirihe kugira ngo nanjye ndigufashemo. Ndamubwira nti ntabwo isengesho ryanjye rihinduka, ni rozari idahagarara, ni rozari ihoraho. Haleluya. Ninkubwira ndagusengera ujye uhita wumva ko dukomeje. Mbese ya rozari twaturaga buri munsi, intention ngiye kuzihindura nzishyire kuri wowe, nzishyire se ku muryango wawe, ariko ni wowe. Haleluya. Hari umuvandimwe nawe ufite ikibazo ushaka kugira ngo dufatanye nawe gukomeza kumusengera muri rozari turimo. Hari umuvandimwe ufite ikibazo cy'umuvandimwe muri bugufi ariko ufite amashitani menshi cyane umuteza n'ibibazo. Umuvandimwe arambwiye ati ndi gusenga cyane kuko abantu bose mvuganye nabo telefone zabo zirapfa. Ngiye wambwiye ko telefone yawe ipfuye, mpita numva ko ari cyo kibazo, ati ko namujyanye no kuba padiri telefone zabo zirapfa. Mbese ahantu hose akandagiye telefone zabo zirapfa. Ndavuga niba ari nacyo cyabiteye, mu izina rya Yezu Kristo ntabwo bizakunda, kuko ntabwo byakunda. Cyakora koko bigaragara ko ari sabotage, ko telefone yanjye irakomeye, telefone yanjye ni nzima. N'abantu barambwiraga bati telefone kuki igize ikibazo kandi kiri nshyashya. Nkumva nanjye simbyumva, ariko ntabwo nabitinzeho. Sabotage ya Sekibi uko yabimeze kose, uko yabingana kose, mu izina rya Yezu Kristo nta kizageraho. Haleluya. Izarwana ariko ntizanesha, tuzabona ko yigaragura ariko nta kizadutwara mu izina rya Yezu. Muvandi, bwira shitani ngo mvi imbere mu izina rya Yezu waratsinzwe, mvi imbere mu izina rya Yezu waratsinzwe, mvi imbere mu izina rya Yezu waratsinzwe. Haleluya. Izo sabotage rero irazizana, ikazana ubwo burwayi, ikazana se kwirukanwa ku kazi, ikazana ibiterabwoba, ikazana se urwo rupfu rutunguranye, ikazana se izo za sabotage zo ngizo z'amatelefone ariko ntabwo telefone se yabura gute turi abana b'Imana bagana mu ijuru? Ntabwo byakunda. Rero mu izina rya Yezu Kristo rero tuzajya twirukana shitani, tuyirukane mu izina rya Yezu, tuzajya tuyikankamira, tuyikandagire mu izina rya Yezu, nta kizadutwara. Icyo dufashe uyu munsi
irarwana ariko ntinesha, aho bariho hagarara. Nubona urugamba rwa shitani ntukagira ubwoba, ujye uvuga uti riburwane, koko irarwana pe, ishora intambara ariko ntishobora kuyitsinda. Haleluya. Icyo bari cyo ureba. Muvandimwe mu minsi ishize yarambwira ati aho ndi kubaka bampagaritse, abantu baramuhagurukiye bati nta byangombwa ufite, batangira gushora imanza z'amahugu. Arambwira ati se kibaramereye nabi, ndamugane humura, ararwana ariko ntatsinda, ntashobora kunesha. None ubu uyu munsi ibyangombwa yarabibonye, yakomeje akazi. Kubera iki? Shitani yararwanya, hashize nk'icyumweru cyangwa kirenga adakora, baramuhagaritse ngo nabanze ashaka ibyangombwa. None uyu munsi ibyangombwa byarabonetse, shitani yaratsinzwe. Ni ukuvuga ngo irarwana, ukabona ko iri kurwana ariko ntinesha. Haleluya. Muvandimwe rero, bukomejwe n'iri jambo nkubwiye, mu kanya turi buze gukomeza dusenga, dusengera bwa bumwe bwacu, ariko dusengera cyane cyane ababwirwa butumwa, kugira ngo nabo bagire uko bakira ubutumwa, maze Imana yo mu ijuru ikomeze ihererwe ikuzo n'icyubahiro muri twebwe. Muvandimwe mwiza rero, ndagushimiye, nabonye ko mwambaye hafi cyane, namaze kubabwira gutyo mbona ko mwakomeje kunyandikira, komera, ihangane, humura. Uwo ntari busubize wenda akakanya ko telefone yanjye yashizemo umuriro, yari igiye gushiramo umuriro ndayizimya, uwo ntashubije nagire ngo sinabibonye njyewe, kandi numvise ntashobora kuguhisha icyo ndimo, kuko uri umuvandimwe wanjye. Burya rero abavandimwe basangira byose, ibyiza n'ibibi tujye dufashanya kubisangira. Imana rero iguha umugisha, turi kumwe, ndagukunda, kandi numva uyu murimo waduhuje ukomeje kuturyohera. Nanjye numva Yezu Kristo waduhuje nkomeje kumuryoherwa, nkavuga ni nzagukorera kugeza mpfuye. Haleluya. Niryo sezerano namuhaye. Nawe humura rero, ikitarakemuka kuri wowe upfa kuba waramwemereye kuri kumwe nawe, n'ukuri uzabona cyakemutse. Hari igihe utazabona uko cyakemutse, ariko uzajya kubona ubone cya kindi cyari kikuremereye cyaravuyeho. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru, Imana iguha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.